Imbeba ni imwe mu nyamaswa zitangaje. Ese wari uzi impamvu imbeba zidahagarika gukura amenyo ubuzima bwayo bwose? Ubundi impamvu ni uko imbeba zihora zirya ibintu bikomeye kandi zihekenya ibiti, imbuto n'ibindi bintu. Ibyo bituma amenyo yayo ahora asaza kandi asibanguka. Kugira ngo atarangira, umubiri wayo ukomeza kuyakuriza andi gahoro gahoro. Iyi niyo mpamvu imbeba ihora ihekenya ibintu hafi ya byose. Ibisuko iba ishaka kubyangiza gusa, ahubwo iba irimo kugabanya uburebure bw'amenyo yayo. Iyo imbeba itabonye icyo ihekenya, amenyo yayo ashobora gukura cyane ku buryo ayibuza kurya, bikayitera uburwayi cyangwa no gupfa aho bibaye ngombwa. None se wari usanzwe ubizi? Andika igitekerezo cyawe kandi ukurikire uru rubuga kugira ngo ukomeze kumenya amabanga atangaje y'inyamaswa.